Twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe, tariki 12 Nyakanga 2026. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Uhoraho aravuze ati, nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubire yaho bitabobeje ubutaka, bitabomejeho imyaka kandi ngo bikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako n'ijambo risohotse mu munwa wanjye ritanga rukamaramasa, ritarangije ugushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 65. Nyagasani wasuye isi uyuhira amazi, uha umugisha imbuto zayo. Wasuye isi uyuhira amazi, maze uyigwizamo burumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Dore uko utegura ubutaka, uyobora amazi mu mayogi, ugasanza amasinde, ugusha imvura y'umurindi ngo ibworoshye, maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Umwaka usoza uhunda ibyiza byawe, aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwatsi bw'amatungo buratohagira mu butayu, utununga ugasanga duteye ubwuzu. Aho unyuze hose hasigara uburumbuke buteye ubwuzu, inzuri zikanyanyagiramo amashyo arisha, n'imibande ikazimagizwa n'imyaka yeze. Nuko byose bigasabagizwa n'ibyishimo bikaririmba. Nyagasani wasuye isi uyuhira amazi, uha umugisha imbuto zayo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 18 kugeza ku 23. Bavandimwe, koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo, ndetse n'ibiremwa byose birarekereje ngo rirebe igaragazwa ry'abana b'Imana. Nubwo ibyo biremwa bitagifite agaciro, atari ku bushake bwabyo, ahubwo kuba bigennye cyo, biracyafite amizero, kuko n'ibyaremwe ubwabyo bizagobotorwa ingoyi y'ubushanguke, maze bigasangira ubwigenge n'ikuzo by'abana b'Imana. Tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Nyamara si byo byonyine, ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu w'umuganura turaganyira mu mitima, dutegereje kugirwa abana b'Imana, gucungurwa kw'imibiri yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku 23. Uwo munsi Yesu ava imuhira, maze yicara ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi bamuteranira iruhande, bituma ajya kwicara mu bwato, naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwira byinshi mu migani ati, umubibyi yavuye iwe ajya kubiba. Nuko igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, inyoni ziraza zirazirya. Izindi zigwa mu rubuye, ntizahasanga igitaka cyinshi, nuko zimera vuba kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya, ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura, nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza, nuko zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera bamubaza bati, igituma babwira mu migani ni iki? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'ijuru, naho bo ntibabihawe. Kuko ufite byinshi ari buzongererwa agakungahara, naho ufite bike n'icyo yari afite bazakimwaka. Nicyo kintera kubabwirira mu migani, kuko bareba ntibabone, batega amatwi ntibumve, kandi basobanukirwe. Bityo ubuhanuzi bwa Izayi bubuzurizwaho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona. Kuko umutima w'umuryango unangiye, bipfutse amatwi, bahunza n'amaso bagira ngo batabona, bagira ngo batumva, bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa, bakisubiraho nkabakiza. Mwebweho amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho, ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibaraza
akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo ako kanya akaryakira n'ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushoremo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto yibwe mu mahwa iyo isobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imyibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto yibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho. Uwo arera akabyara imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, kandi ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Twongere tubibutse ko uyu murongo wacu w'iyogezabutumwa w'ijambo ry'Imana witwa mu magambo arambuye buri munsi ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga nubwo rihinyemo buri munsi, ariko ibikurikiraho iyo nteruro yindi ikurikira nuko iteye buri munsi ijambo ry'Imana. Ritwibutsa ko buri munsi ijambo ry'Imana turyumva, ariko kuryumva ntibihagije. Hari bamwe baryumva, abandi bakaryumvira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi, abandi ntacyo bibabwiye. Kumva ijambo ry'Imana ntibihagije, ahubwo kurikurikiza. Ntabwo kurikurikiza gusa bigaragarira inyuma, ahubwo n'ubuzima bwa buri munsi. Turaza kwibutswa ko abenshi tujya turambura Bibiliya. Ni byiza twumva ijambo ry'Imana, amagambo y'Imana. Bibiliya y'igitabo tagatifu cyahumekiwemo n'Imana, inspiration. Ni byiza ko tugifite iwacu, iyo Bibiliya tuyifite iwacu, ndetse turanayisoma benshi. Ariko gusoma siko kwandika. Ni ngombwa rero kuza kwibuka ngo iyo umuntu yasomye aranandika. Kwandika rero ni uburyo tuza kurebamo ubwo buzima bwa buri munsi, kugira amateka wandika buri munsi. Iyo umaze gusoma ijambo ry'Imana, kubiri kose birakurikiraho ko wandika. Umudogiteri utandika ntabwo ari dogiteri nyine, bigusaba ko warasomye bikarangira ugira ute uri kwandika. Ntituzagiye tugwa mu gishuko nyine cyo gusoma gusa. Hari ibitabo byinshi dusoma, benshi dusoma n'inzoga, ariko se twandika iki? Wasanga dusoma gatanzu ukaza kwandika 8. Bishatse kuvuga ushobora gusoma n'ijambo ry'Imana cyangwa n'ibindi bitewe n'ibyo usoma, kaza kurangira wanditse nabi. Ni ngombwa rero ko ijambo ry'Imana twakira rihura n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ese nawe ijambo ry'Imana washyiramo ikimenyetso cyabingana ubuzima bwawe bwanjye, ijambo ry'Imana buri munsi. Ikindi kandi iyo umaze kwakira ijambo ry'Imana uranikiriza, Nyagasani ndabyemeye, urakoze Mana, amen, shimwa Mana, unguye ahakomeye Nyagasani. Ujye ugerageza, ujye uburyo wakira ijambo ry'Imana, ujye n'uburyo bigaragaza ari inyuma ndetse n'imbere. Ariko icy'ingenzi dushaka ni imbere, wa mutima uhinduka, kuko ijambo ry'Imana rihindura. Ingingo rimeze dufasha kwakira neza ijambo ry'Imana, nawe uze kureba aho rigukura, naho rikugeza, ndetse n'uburyo ribamo. Iraza kwitwa ngo ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Ako kajambo buri munsi ni akantu gatwibutsa ko Imana iri kumwe natwe, ryari buri munsi, buri segonda, buri gihe cyose, buri munsi. Ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Hari ingingo 3 ziza kudufasha gucengerwa n'iyo ngingo remezo. Ingingo ya mbere aza kwitwa uko wakira ijambo ry'Imana. Ingingo ya kabiri, uko wera imbuto mu ijambo ry'Imana. Ingingo ya gatatu, ukubaho mu ijambo ry'Imana, ubuzima bwa buri munsi. Reka duhere ku ngingo ya mbere kugira ngo nawe uze kuvuga uti harya ubu nanjye mbaho nk'uko Imana ishaka mu ijambo ryayo rya buri munsi. Ingingo ya mbere, uko wakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi riratwibutsa uburyo Nyagasani adutumaho intumwa y'ijambo rye nk'ikimenyetso cy'imvura. Yaduha ikimenyetso cy'imvura. Uko imvura itamanuka ku butaka ngo isubire ahataweje imyaka, ngo bimezeho n'imbuto, ni nako ijambo ry'Imana naryo riteye. Ikigeranyo kidufashe neza kumva nk'abahinzi aho tugana, aho tujya, nuko tubayeho. Ibi byose nabyo biratwerekeza uburyo Nyagasani adukunda, atuye mu ijambo rye. Zaburi y'uno munsi nayo iratwibutsa ko Nyagasani n'ubundi muri icyo kimenyetso cy'amazi, amazi ashushanya umugisha, Nyagasani ubundi akomeza kugenda buri munsi atuye mu ijambo ry'Imana.
Nyagasani wasuye isi uyuhira amazi, uha umugisha imbuto zayo. Amen, amen, amen. Ibyo bigereranyo byose by'amazi, imvura, umugisha byerekeza ku Mana. Imana iza kudusura, Imana itugira neza, Imana idukiza, kuko Imana idukunda. Niyo mpamvu igenda idutumaho abahanuzi, ijambo ryayo ikomeza kugenda itubwira iminsi yose. Isomo rya kabiri twakiriye ni ukwakira. Nyine muri kumva ko ari ukwakira, riratwibutsa ko no mu bibazo Imana ikomeza gutubwira. Koko rero bavandimwe, nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atajyanwa n'ikuzo rizatugaragarizwamo. Amen, amen, amen. Rya jambo ry'Imana riza rigasanga turiho mu kaga, mu kababaro, ariko twamara gucengerwa naryo kubera ko ari Imana iri gutubwira bwa buzima bwa buri munsi, bikazarangira dutsinze. Iyo wakiriye ijambo ry'Imana, n'intsinzi wakiriye n'Imana ubwayo, umutsindo, birangira uri kumwe n'Imana, kuko ijambo ry'Imana bingana Imana ubwayo. Imana yavuze. Igihe tugeze mu bibazo, ntukihebe. Mu byago, ntukihebe. Mu bigeragezo, ntukihebe, kuko Nyagasani buri gihe aho naho nyine abaje gutubwira, aho naho nyine abaje kugira ngo aduhumurize. Tubyakire, twakire Imana mu buzima bwacu. Ivanjiri uyu munsi nayo iratwerekeza uburyo Nyagasani adukunda. Cya gihe cy'umuhinzi, umubibyi ubiba imbuto. Turabona ahantu hane uyu muhinzi yagiye anyura, uko yakiriwe, uko imbuto yakiriwe. Ubwa mbere ku nzira byerekeza ku buryo twakira ijambo ry'Imana. Inyoni zikaza zikamutambamira, uruzitiro rw'inyoni, inyoni kwa kurangara. Ibyo byonnyi byose bitubuza ijambo ry'Imana. Nawe ngero urebe niba nta cyonnyi cy'inyoni ufite. Icyonnyi cya kabiri ni icyonnyi cy'urubuye, gutsikamirwa. Hari byinshi biba bidutsikamiye, ariko ijambo ry'Imana buri gihe ritambuka n'aho ngaho. Abadutsikamira, ibidutsikamira bidutuma twera imbuto, rwarubuye, kunangira umutima. Aha gatatu ni amahwa. Utekereze inyoni, utekereze amabuye, utekereze ndetse n'ayo mahwa, bya bindi bitujomba. Indwara, ibitotezo, ibyago, ibyo byose iyo byageze iwacu, ijambo ry'Imana ntiryongera gushinga imizi iwacu, rirapfukiranwa. Byose nabyo dukomeze tubitekerezeho. Umubibyi yakomeje kwihangana nyuma yo gutambuka ku nyoni zikamuzitira, nyuma yo guhura n'urubuye bikamutsikamira, na nyuma yo guhura n'amahwa akamujomba, yakomeje kwihangana kugeza ageze ku gitaka cyiza. Ngize imbuto nziza tuzera igihe cyose twihanganye tugategereza. Nawe nanjye Nyagasani azana ijambo rye, agatoyemo ijambo rye. Akenshi duhura n'ibyo bibazo, ibyo byonnyi, ibyo bituzitira, ariko iyo wihanganye ugategereza, nibwo uzagera ku gitaka cyiza, ukera imbuto nziza. Ano ngingo ya kabiri yitwa ngo uko wera imbuto nziza igihe cyose wakiriye neza ijambo ry'Imana. Tumaze kwakira ijambo ry'Imana, buri munsi duhura n'ibibazo, bitotezo, ariko igihe cyose uzareka Nyagasani akagukoresha, uzabaho neza kandi uzera imbuto nyinshi kandi nziza. Batubwiye bati imwe yera imbuto 100, indi 60, indi 30, hanyuma bagasoma batubwira ati ufite amatwi niyumve. Ese ijambo ry'Imana rigeze iwawe ryera imbuto zingahe? Wasanga ryera amahwa, bimwe na rimwe inyoni zikarirya. Ijambo ry'Imana ryera uribyaza uhe musaruro. Iratwerekeza ku buzima tubamo, za mbuto, imbuto z'urukundo, ibikorwa by'urukundo, kwicisha bugufi, kwiyoroshya, rikagenda ridukamuramo ubugome, rituzanamo ibyiza by'Imana. Ibyo nibyo bita imbuto. Imbuto za buri munsi ni uburyo tubaho, ni uburyo ijambo ry'Imana riduhindura, kuko akenshi hari igihe tuba twahindanye, twahuye na bya byago n'ibitotezo n'uburwayi n'ibindi bibazo byinshi cyane by'ubuzima bituzitira, nuko bikaduhindanya. Ariko ijambo ry'Imana rigeze iwacu, ryongera rikaduhumuriza, rikaduhumura, ubundi tukabona inzira igana Imana. Rimwe rimwe tugafata ibyemezo, tugahindura ibyemezo twari twafashe bibi tujya ku byiza, tugahindura imikorere. Kubera iki? Za mbuto z'ijambo ry'Imana. Uko wari umugome ugahinduka umugwaneza,
uko wavugaga nabi ukavuga neza, uko witwaraga nabi ugasigara witwara neza, uko wari uriho uri kwiganyira wihebye, ijambo ry'Imana ryasanga aho ngaho uri hadakwiye, nuko wamara kuryumva ukera imbuto, za mbuto werera abaturanyi, babandi bose mubana. Hari uburyo ubabanira iyo umaze kumva Imana. Iyo umuntu yahuye n'Imana avuga neza, iyo umuntu yahuye n'Imana abandi basigaye ahura nabo neza kandi bigahura agahuza n'abandi, kubera iki? Za mbuto nziza yabibwemo. Ibyo rero bigahinduka iki? Ubuzima bwa buri munsi. Ingingo ya gatatu tugiye tubona ko ijambo ry'Imana atari ukuryumva gusa mu kiliziya, mu misa, mu rusengero, ufite Bibiliya, ufite ishapule, ni byiza cyane ko uzirikana ijambo ry'Imana kandi kuri umukristo, ariko ibyo ntibihagije. Ni ubuzima bwa buri munsi. Nayo ngingo ya gatatu, ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi, uko ubaho mu ijambo ry'Imana. Yavuga igira iti kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabihanziriza byose. Hano umuhanga wavuze ati icy'ingenzi ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Iyi si ya none ntabwo ikeneye abantu bavuga gusa, ahubwo ikeneye abahamya. Ese nawe uri umuhamya w'ijambo ry'Imana? Ibaze nanjye nibaze. Mu gukomeza tureba uburyo ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi, banza wumve ino nkuru agataho, ariko ufata agatambaro kawe kuko hari igihe waza gukenera kurira. Nurira rero uze kwihanagura, kubera ino nkuru ugiye kumva biraza kugufasha kumva nawe aho uherereye mu kwakira ijambo ry'Imana, mu kwera imbuto, ndetse no kubaho mu ijambo ry'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu cya kure, Trelwan, ngo hariho umugabo wacungaga amafaranga menshi cyane, ipusi itasimbuka, akaba afite ibigega byinshi by'amafaranga, ari manaja w'ibigega byinshi cyane, yari afite amafaranga menshi cyane. Ariko inyuma ngo ntabwo yagaragara nk'umukristo, ngo hari akantu gusa kamwe yagenderagaho. Yari yaramanitse isengesho muri biro ye mbere yo gutangira akazi, akabanza akarivuga, cyangwa na mbere yo kwakira umuntu nabwo akabanza akarivuga. Inyuma ntabwo yagaragara nk'umuntu usenga, ngo iryo sengesho yagiraga riti, ngo yakoreye ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma akavuga ati Mana unkoreshe ugushaka kwawe, ubundi akikora ikimenyetso cy'umusaraba agasoza. Ryari riri imbere iryo sengesho rimanitse ku nkuta zombi, imbere ndetse n'inyuma, ku buryo uwazaga wese nawe barivuganaga. Ni uko yakiriye umuntu, rya sengesho akabanza akarivuga ati Mana unkoreshe ugushaka kwawe, nuko agakomeza imirimo yo kwakira abo agomba kwakira muzaniye amafaranga, cyangwa abagiye guhemba, cyangwa abagiye guha amafaranga, kuko nyine yahoraga akora mu mafaranga, aho agiye gusinyira amafaranga n'ibindi byinshi cyane bikorwa byose yakoraga akivugira iryo sengesho, ubundi agakomeza imirimo. Umunsi umwe rero ngo haje kuza abagabo babiri bandi yagombaga kwakira muri office ye. Abagabo babiri baza bitwaje ishapule ndetse na Bibiliya, bigaragare ko bari bavuye gusenga. Wa mucunga mutungo ababonye, abona ko asanzwe bazi, kandi ko abona ari abakristo basanzwe basenga, abazi neza ko ari abakristo b'indani. Ngo amubwira uburyo bavuye gusenga, bavuye mu iteraniro gusenga hamwe n'abandi, ko banze guca ku rugo batamusuhuje. Nuko baricara bakomeza kuganira nk'uko bari baziranye, abo bavuye gusenga, dore ko bari bafite Bibiliya yumvikana ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo kubakira n'ubundi abanza kuvuga rya sengesho, dore ko ryari riri ku nkuta zaho yakoreraga, nabo bararivuga. Ngo ikindi cyari kibazanye, nyuma y'uko bari bazanye Bibiliya ndetse n'ishapule nk'abakristo baje no kuganira n'uwo, ngo bari bazanywe n'ikindi gikomeye cyane. Hari ubundi butumwa bwabagenzaga, bari baje kugira ngo bambure uwo mucunga mutunga amafaranga, kuko yari afite menshi aho ngaho nyine muri biro ye. Bakaba bafite umuti bagombaga kumuha uza kumusinziriza ukamuhindura umusazi. Ubundi yamara guhinduka umusazi, bagafata amafaranga afite aho ngaho, cyangwa akaba yababwira imibare y'ibanga, ubundi bakabikuza amafaranga bakigendera, kandi ntazarabukwe, kuko baje nyine ari abakristo kandi koko bigaragara asanzwe bazi. Ngo bageze mu biro nk'uko byari bisanzwe, abanza kubasenya nk'uko byari bisanzwe n'ubundi. Mu gusabana bakomeza gusabana, igihe kiza kugera koko bamutera ya miti.
ngaho fora uburyo bagiye gusarura ifaranga byinshi cyane, bagiye gukusanya ya mafaranga ubundi bigendere. Wamaze kumutera ya miti uko babitekerezaga iza kugenda, ya miti kugira ngo umusinzirize imujujamishe abe nk'igicucu asare, ahubwo arakanura bikomeye cyane, aba trezeveye. Birabatangaza cyane, bakomeza kuganira bajijisha, birabatangaza cyane, bakomeza gucungana baganira, ahubwo arushaho kuba maso cyane. Igihe cyaje kugera uko bakomeza kugenda bakira, amasaha ko ari kugenda yicuma, bagiye kubona bubiriyeho, yewe burinze bucya, wa muntu atarasinzira, wa manaje atarasinzira. Igihe kigeze bamaze kurambirwa ndetse no kurambika, bafata icyemezo basubira iwabo. Nuko ngo bageze iwabo bari kwibaza ibibabayeho, uburyo aho kugira ngo wa muntu asinzire atubwenge, ahubwo yarushijeho kuba maso. Byagenze bite? Mukomeza kwibaza icyo kibazo, uburyo umuti wabo utakoze uko babishakaga. Bagiye kureba mu gakapu bari bafite k'iyo miti, basanga umuti bagombaga kumuha wo kumusaza, flako bari bafite agacupa, bibeshya bamuha ahubwo kandi gacupa bajyaga basoma ko gutuma baba maso igihe kirekire, aba ariko bamuhereza aho kumuha ako kumusinziriza. Birangira rero batsinzwe batyo, bamuteze ikindi gihe. Ya mafaranga akomeza kuyagumana, bishoboke ko atanamenye nuko byarangiye, nuko bari baje kumutega. Mana, ugushaka ko ni gukorwe. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nawe nanjye twajye tuzirikana uburyo twakira ijambo ry'Imana, uburyo twumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimarira iki? Ijambo ry'Imana rinkorera iki? Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugufasha nawe kureba uburyo ushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Niba utarivuga gusa, ukaryumva gusa, ariko ntubibemo uko bikwiye. Icya mbere ni ikibazo nifuza kukubaza. Ari abagabo babiri bari bazanye uducupa tw'uburozi, bitwaje nanone Bibiliya n'amashapure yabo nk'abakristo b'indani. Ari n'uyu mu manager bigaragara ko atajya asenga, ndetse bishoboke ko niyo Bibiliya nta niyo afite. Bigaragare umukristo ninde kurusha abandi muri aba? Iyo twazirikana kuri iyi nkuru, kandi ishobora kubaho mu buzima turimo bw'ijambo ry'Imana, ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima tubamo, nuko nshobora kugaragara neza inyuma nk'umukristo w'indani, mfite ibirango byose bya kiliziya, byose nawe byirunzeho, ariko imbere ndi kugambana, imbere ndi gukora nabi, imbere ntaba mu ijambo ry'Imana. Ibimenyetso byose urabifite by'ukuri umukristo, warabatijwe, warakomejwe, wahabwa n'andi masakame menshi arenzeho, ariko imbere ntabwo bifashe. Inyuma abantu barabibona neza, ariko imbere shwe. Ikindi, nshobora kuba nduwihaye Imana, umbona ngufasha ku ijambo ry'Imana rya buri munsi, ariko se ubuzima bwanjye bugaragara ko nk'umuntu wihaye Imana. Ushobora gufasha abantu gusenga ariko udasenga, ushobora gufasha abantu kumva ijambo ry'Imana ariko utaryumva, utaryakira, utaribamo, uba hanze yaryo. Abantu benshi turi hanze y'ijambo ry'Imana, ntabwo turibamo uko bikwiye, kandi tukagaragara neza inyuma nk'abantu b'Imana, tugakora ibikorwa by'urukundo, tugakora neza, tukitwara neza. Uwatubonye ati mbega umuntu w'Imana we, mbega uwihaye Imana we, mbega umukristo w'indani we. Kandi imbere ndi kugambana, imbere nzanye uburozi, imbere nzanye imiti yo kugira abandi nabi, imbere ndi gukora nabi, narangiza ngo ni umukristo wa Yesu we, mbega wowe. Icya kabiri twazirikana ni ukwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritsinda imitego yose ya shitani. Hari imvugo igira iti, umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu. Twajye dutekereze uburyo dushobora gupanga imigambi mibisha, tujye kugira abandi nabi, tugasanga Imana yagize ite, yateguye ibyayo. Ati Mana, ukora ugushaka kwawe muri nge. Mana, ibyo ngiye gukora niba ari kubwanjye. Ese nawe ujye uvuga isengesho nk'iryo? Ya mitego mitindi nyine ishibukana nyirayo, ukabateguye imigambi mibisha, ariko hajyaho Nyagasani ugasanga nawe yateguye indi. Kubera iki? Ya sengesho wamanitse iwawe, ya shapure wamanitse iwawe, ya mazi y'umugisha ufite iwawe, bya birango bya Kiliziya Gatolika wamanitse iwawe, ariko si ukwimanika gusa, ahubwo ubigenderaho, uranasenga, ubwira Imana ko udashoboye, aba ari Imana izajya igushoboza, kuko kuri ino si hari imitego myinshi cyane, ariko ntabwo wayishobora wenyine, usibye Nyagasani Yesu Kristo uzajya gushoboza ku neza ye, akagutsindira kugeza ku ndunduro.
icya gatatu tugiye gusorezaho, ijambo ry'Imana ni ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo ari Bibiliya gusa ariho dusoma ijambo ry'Imana wenda ngo ndayifite n'ishapure ndayitwara ndi umukristo, ahubwo ni imibereho. Ubuzima bwanjye bushobora kuba bureba Imana kubera ijambo ryayo nabwiwe. Icya kabiri ni ukujya tureba harya ubu ndi gukora ugushaka kw'Imana, Imana niri kunkoresha, ngenda neza mu nzira z'Imana, ndi kumwe n'Imana muri biro yanjye, ndi kumwe n'Imana aho ndi hose, ngendana n'Imana. Inzira zanjye Imana irazizi nyine, ahubwo wowe niba utazi inzira z'Imana. Icyo njya gusorezaho kirakomeye, ni nk'umukoro, nuko waba ucunga amafaranga, waba uri umuyobozi runaka, waba uri umuyoborwa, umurimo wose ukoze ujye wiragiza Imana, ugire isengesho riguhuza n'Imana, rikuzirikana Imana, rigakuzitura kwa sekibi. Buri kantu kose ukoze ubanza usenge, uko ujya naryo n'ijambo ry'Imana, wumve ko atari uza kwishoboza, ahubwo ari Imana Nyagasani unshoboze, ntabwo ari njye uza kubikora. Uzasanga watsinze, umunsi uzarangira watsinze kubera ko wabanye n'Imana. Uzatambuka mu byago, amakuba, ibigeragezo, ibitotezo, imitego, ntabwo uzayitsinda kubwaho, uzayitsindisha rya sengesho ati Mana ugushaka ko ni gukorwe. Ijambo ry'Imana ryakubemo, ijambo ry'Imana ryari imbuto nziza iwawe, ubeho mu ijambo ry'Imana buri munsi. Mugire icyumweru cyiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ari Musi Mukoladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.